yewe hari aka business nyine naringiyemo ugize ngo iki nyine ni umubosi arumamagaye arambwira ngo ukadurira hano mu gasantire atagira ibintu bigucika amafaranga yenda ku mahubwo man umubosi se umubosi nuwo hanze rwose yamugaye ngo nigende ambwira aka business dukorana kandi ahubwo unyarukira ku kabari urumva ufata agacupa ntacyo ngaka kubona njye mba natanze yo urumva mba natanze sekeni noneho byagenze bite se ko mbona uje utadwiyambitse kandi ese kandi kigendamo uretse tutantera ubwoba umujyanira umukobwa narakubwiye ngo ukoreshe imiti neza ngera kuko umwana wanjye agiye kubipfira nihubuka nyine ndetse tujye tuvugisha ukuri reba ukuntu ubuje mahane yanjye ugize ngo imbwe kubisa amasaha 72 adahumeka Jesus umwana wanjye adahumeka iminsi 3 ntabwo ari guhumeka Are you playing? ndumva ibyo bintu bitoroshye kuko ushobora kwita hasiga ubuzima ariko cyangwa yanapfuye sha urebye nabi umwana wanjye abipfiriyemo se wanjye ariko ninahamagaye kuri ramupfuma arambwira yuko bishobora no gukubita iminsi 5 adahumeka ariko akiri muzima iriya miti irakomeye irakomeye iminsi 3 umuntu adahumeka ni myinshi ariko rwose nta kindi nakora uretse gutuza nawe ugatuza ugakomeza uzana ibyo bintu by'imbuto by'igitumusukamo nyine wenda utuntu tw'utubuto nise man arabasha kurya kandi adahumeka nyine kumwasamura bikagenda ndamwasamura kwasamura ugakandiramo akanyomo byahise binavamo no mu nda rwose ibyo byashizemo ntabwo ko najugunye muri wese wenda aho ngaho umugabo umwana wanjye nabipfiramo sinzi kuzanyira biravamo humura urumva fikira ikibazo ahubwo uri ukaswa n'icyo ubundi narima nacaye imani ambaza byinshi ndamubwati bugiye kwa barumani agohereza agacupa rero mureke n'ubundi niba agiye kunywa abanywa twebwe tubanze twuzuza umugambi wacu rero poroje irakomeye uzi ko poroje irimo ubuzima biriya rero ubu ngubu tumeze nk'abari ku rudodo ubuzima bwacu uri tuvugana dushobora kugenda tukabumara imadiride umva rero washyira umutima hamwe tujye tuvugira ubu nabuzwa n'iki kugira ubwo umukobwa wanjye aramutse apfuye ariko ubuzima wigira ikibazo nyine urumva ntekereje ukuntu yangegera iranahitanye ibaze uranda mwishe muziza kumutera inda ibaze none n'umukobwa wanjye nawe mutanye naba mbaye umwicanyi uruharwa keretse irangegera yari yayimuteye akaba ari twakuyemo erega umenye ngo siko yari yamuteye n'igihungusha Baba we ari umuhungu mwana barandimo gucyamanga ibaze abaye yanamuteye sida ariko ibyo ntibyaba bindeba n'umukobwa waba haragatanditse biriya bintu mba neza yewe njye nanakoresheje ganyi ibintu bimubuzamo njye ibi nanjye irangwa itagikira n'igikira ibyo rero ni ukubikurikirana gake gake ariko ntabwo mbyizeye wowe ucungira hafi ntamukabura ubuzima nawe bwawe nahita mbukwambura Jesus abanywanyi utazatuma hazamo agatotsi ugasanga habaye intamba nyine wenda nubwo turi tubizi nyine tugomba kuba twumvikanye nk'ukuntu twabyumva bamfunga nunga umugore wawe kandi waba ufunze narinjijwe bagufunga nunga umugore wawe bamfunga gereza twayibana urumva rero nakorera abana n'umugore nkamura biziho n'ubundi urumva nta mafaranga ugira urumva dore ko urabona amafaranga ugira warekaho bakagufunga umugore wawe ntuzamwitaho bitewe n'aho baba bafatiye umuntu mwikosa uwo bafata mbere ariko rero bitewe n'ukuntu ndumva biri kwitwara ushobora kuba bafata mbere ndara mu magambo ntawamenya rero n'ubundi tujye twiha akizere nawe no kudufata rega bihari bazadufata urumva ubwo kabanze ngere mu rugo weho mbere kabanze ngere mu rugo nyine umugore numvaga ari kumbaza ibintu byinshi cyane
tujye kumusobanurira nawe bugezeyo ujye kundeba kagende ndeba guhita unterefona kuri phone uramenyesha ndakuraho bawa mwana uhita umvugisha